turi abashyitsi iyo umushyitsi ahantu utegura kujya aho ugomba kuba ugomba kuhategura neza rero je urupfu ntabwo rujya runtera ubwoba na gato kuko nzi ngo ni ukwimuka kuva muri ubu buzima kuja mu buzima bw'iteka ryose kandi bwiza kubaho nabyo nkumva ko ntakwiye kubaho gusa ngo ndinjoyinga isi se ari mike ahubwo ni ukugira ngo ngira ibyo ntunganye mu bugingo bwanjye kandi nagwe n'ubwami bw'Imana kuvuga ubutumwa kureba abantu kubasobanurira ibintu by'Imana nicyo tubereho nta kindi Imana niko yamaze kumbwira maze gukizwa rimwe nigeze kugira maze gukira kanseri Imana maze kunkiza mu mwaka wa 2015 ndavuga ngo kuko Imana yanyijije ndavuga jewe nakora iki nemeza kuvuga ubutumwa ndavuga ngo uyu mwaka nzabwira nibura abantu 365 mbese no kuvuga ngo buri munsi umuntu umwe yego ariko nabiboneye mu mugisha nabwirije abantu benshi nakundaga kugenda kuri moto ntaragira imodoka nkajya mbwira abamotari bose hakizwa abantu 186 Imana ihabwe icyubahiro ariko bose sinababonye ariko harimo umwe watanze ubuhamya menya impamvu yo kubwiriza ubutumwa buri muntu wese yari ahantu yarari bashaka kumwica ari bandi arwana bapolisi bakamuhiga bashaka kumwica none aratorokazi no muri Kigali ari kuri moto yarafite abavandimwe bakirijwe avuga ngo man uwampa umuntu akambwira ubutumwa rwose uwo muntu namukurikira tukajyana akamfasha yatanze ubuhamya amazemo amezi 2 menye yuko buri hari abantu bafite inzara n'inyota ushobora guhura n'umuntu nk'uwo ngo wasenze iryo sengesho ushobora guhura n'umuntu wari ubikeneye ukamubwira arushya aremerewe Imana ikamusanga rero muri ubwo buryo hari ikindi mwambaza mu byo twavuze cyangwa mwifuza ko navugaho kuko ubuhamya ni bwinshi cyane nagiye mbona Imana cyane mu buryo buhanitse cyane hari ibintu Imana mfite mu buhamya Imana yankijije amadeni yego kuva muri 1993 kugeza uyu munsi nta deni ry'umuntu ngira na rimwe amen amadeni ngira ntango kwishyura umukozi kwishyura electrogaz kwishyura school fees z'abana iby'Imana nabyo yabima urakoze ku bintu dusangije bimwe na bimwe harimo ibyo umuntu ahura nabyo muri urugendo cyane cyane iyo umuntu amaze gukizwa hari intambara ahura nazo gukena ibyo wari ufite wishingikirijeho Imana ikabanza kubigukuraho kugira ngo ikwereke ko itaguhamagaye kuko ufite ahubwo yaguhamagaye kugira ngo uze yo ikubakira ubuzima yagukijije indwara ikwishyura amadeni n'ibindi wabitubwiye ndimo ndibaza ngo kano kanya hari umuntu udukurikiye ukiri mutoya mu myaka watubwiye ufite 76 ndetse ugashyiraho n'igihe wakirijwe harimo imyaka igera muri 41 umaze mu gakiza hari intambara ahuye nazo hari ibyo bigeragezo byose ese byatumye urushaho kwegera Imana cyangwa byatumye hari ahantu ugera ugatekereza ku Mana nk'aho itakwitaho kubera ko hari umuntu ukizwa akaba azi ko mu gakiza ari hazabona inzu azabona umugore azabona umugabo azabona imodoka azabona akazi kuko mu myaka yatambutse ndetse n'ubu hari abantu babwiriza ubutumwa nk'uko bivuze ko wakijijwe bavuga ubutumwa bw'ubutunzi ko Imana igiye gukora Imana igiye gutanga ibi kandi bisa nk'aho abantu bari mu gihe bagenda babirambirwa ababisezeranijwe bagacika intege kuko batabibonye wowe niki cyagusunikiraga kurushaho kwegera Imana cyane ko wahuraga n'izo ntambara niki cyane ko harimo n'abasenga pe n'abasoma n'iryo jambo ariko ubuzima bikakomeza kuri ya level ntihazamuke ese iryo shuri Imana yemera ko umuntu acamo hari ibyiringiro yuko rigeraho rikarangira cyangwa rirakomeza ukaba wabana naryo mpaka ubuzima bwawe bw'agakiza Imana igumugisha cyane ni ikibazo cyiza cyane kandi numva koko nari nkwiye kuvugaho nagiye mpura n'ibibazo byinshi cyane ubuhamya bugufi nigeze kugira ipantaro imwe yego ngira n'udushati 3 naguze muri Caguwa yego none ndagenda ndasenga Mana ndashaka imyenda nanjye ndashaka imyenda Imana yambwira ngo ese wambaye ubusa ndavuga we ariko mfite ipantaro imwe none se ntiwambaye noneho Imana imyereka yuko ibyifuzo by'abantu ntibijya bishira iteka bariyumva ashaka na biriya noneho igihe kimwe nza guhura no ku kazi nari ndiho
mpura n'abantu bambwira bati kano gashati yambaye ni keza, nambwira ngo imyenda ye yose ni London, mbese kwerekana yuko ngo mfite imyenda ndi smart. Yego. None ijwi ry'Imana nambwira ngo urumva ikintu ushaka ko kugira ngo ugaragare ko wambaye, kuko utambaye ubusa, ko ufite imyenda myinshi, numva ko atari ukunyurwa. Ariko iyo unyuzwe na buri kintu cyose, Imana iguha ibintu ku gihe cyabyo, kandi ukabona bigenze neza. Byose nakubwiye ngo biva mu gusenga. Iyo usenze Imana yagusubiza. Niba ufite amatwi yo kumva ukamenya yuko ibintu byo mu isi ukurikiye turabibona, ariko irari rikatubuza kugera ku rwego Imana ishaka ukwegera. Kuko iteka ryose nigeze no gusenga mvuga Imana ndasaka inzu yo kubamo rwose yanjye, kuki Imana utanyubakira inzu? Imana yambaze ngo ese urara hanze? Oya, ndavuga ariko niyo nkodeshanya. None se ntuyishyura, ntuyibamo? Kubamo iyo ukodesheje cyangwa kubamo ibitwa iyawe? Mbese Imana inyereka yuko iyo ugeze ku musaraba uranyurwa na buri kintu cyose. Uranyurwa kandi ukumva n'ijwi ry'Imana rikaguhumuriza. Hari nubwo iguha amasezerano, yego, urikiri mu kibazo, yego, ikibazo ntikiri icyo kigutwara, ariko kuko wasenze, kuko ufite isezerano, kandi amasezerano turareba mu ijambo ry'Imana. Rero hari Imana rimwe igeze kumbwira ngo abakirisitu bemera ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Yego, yego. Ariko kuryizera, iyo nshatse kubashyira kuri test kugira ngo ndebe niba bemera ko ari ukuri, ariko bagatangira gushakisha. Imana igeze kumbwira rimwe ngo ziriya jambo riri muri ba Filipi 4:6 ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Uwiteka, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Noneho nagira ikibazo nkashakisha kugira ngo mbibwire umuntu bimenywe n'umuntu. Imana yambwira ngo urabona ko utizera ririya jambo, noneho bigatuma noneho ntera intambwe yo kuryizera. Iyo uryizeye habaho test yo kumara either umunsi umwe, 2, 3, ariko wajya kubona igisubizo, ukabona igisubizo kiruzuye neza neza. Noneho bigatuma rero bikwankareginga gukomeza guhagarara. Ariko abantu bagenda bavuga ngo jewe ndashaka nanjye amafaranga, ndashaka imodoka, ndashaka umugabo, ndashaka umugore, kenshi iyo uri umwana w'Imana kandi Imana ishaka kwigisha, biratinda kugira ngo ubivemo. Ni nacyo gituma iteka ryose umwanzi Satani aturega ku Mana, mbese adushakisha ikintu ngo buriya ntabwo wagukunda, wowe mwimekiri urebe ko atakuvaho, nk'uko yabikoreye Yobu. Niho tubirebera cyane cyane. Ariko iyo uhagaze, haza igisubizo kinini cyane, bigatuma ukomeza guhagarara ku Mana. Ariko iyo ugiye ufokasinga ikintu mu gakiza, ntukibona. Noneho wabivamo ukakibona mu bundi buryo, Satani akagushakira inzira zo kukibona, ariko icyo gihe ukaba utari mu gakiza, ugasigara uri mu idini gusa, ugenda ukurikira gahunda ariko utari ku Mana. Ariko kwegera Imana no kuvuga ngo Mana, kuko wavuze gutya, nemera ibi ngibi, byaza bitaza. Uvuze ikintu gikomeye cyane, ko icya mbere ari ukwemera Imana igakora mu buzima bw'umuntu kandi agatungwa no kunyurwa. Ni ukuri, nibyo bigomba kuturanga. Ndimo ndibaza ko hari urubyiruko rudukurikiye uyu munsi wa none, ruri kubona umuntu turi kuganira, ni umubyeyi ukuze, ndetse ufitemo abantu benshi, haba muri kino gihugu ndetse no ku isi, bifuza kugira imyaka nk'iyawe. Watubwiye ukuntu wagendanye n'Imana. Ese niki cyatumye, ntabwo ndi kumva ukuntu umuntu agira imyaka 76 akaba agifite kuhamya Imana nk'umuntu wakijijwe mu cyumweru gishize? Niki cyabigushoboje? Urakoze cyane. Navuze ikintu cya mbere, iyo ugeze mu kintu cy'ikibazo utibaza, ugasenga Imana, Imana iragusobanurira, igira ikikubwira. Iyo Imana yakubwiye rero, uhagarara ku cyo Imana yakubwiye, ibindi ukabyima ubwenge. Kuko mu bitekerezo by'abantu habamo ibitekerezo bya kamere yawe, habamo Satani niho aterera, n'umwuka wera niho aterera. Rero iyo wumvirije umwuka wera kandi ufite umutima wo gushaka Imana cyane, Imana hari ikikubwira ukuva ko kivuye ku Mana. Hari ikintu njya mbwira abantu kenshi cyane, ndavuga ngo iyo uri umuntu wubaha Imana, noneho ugaca iruhande, ntugende mu ijambo ry'Imana, Imana igukubita umunyafu. Kuko mu Baheburayo 12 havuga ngo
uwikunda uwo yemera wese niwikubita umunyafu niwikubita ibiboko uwo yemera ko ari umwana we. Yego. Ariko nubona umuntu yitwara uko yishakiye kandi agakomeza agatera imbere bigakomeza bikagenda buriya nta cyo ntahuriyeho n'Imana, nta cyo bapfana n'Imana, kuko ibyo bintu arabigenderamo ariko akazabura ubugingo. Ariko niba uri umuntu w'Imana, ikintu kizagufasha no gushaka Imana buri gihe mu bibazo no mu munezero, kuko n'umunezero ushobora kugutwara ukibagirwa gushaka Imana. Ariko ikintu gifasha umuntu cyafashije mu buzima bwanjye ni ugusenga. Ugafata igihe cyo gusenga cyawe kitari icy'itorero bakubwira, ugafata umwanya wawe ukajya gushaka Imana. Mana uranshaka iki? Kuko iyo Imana uyibwiye iragusubiza byanze bikunze. Uyigenda kandi uyibwira ufite uko kwizera yuko Imana ibuze kugira ikikubwira. Wakomeje kuvuga ikintu cyane gikomeye cyo gusenga no gusoma ijambo. Ese mu gihe umuntu asenga nibihe binakwiriye kuba yakirinda kugira ngo ataza kugwa mu makosa amwe n'amwe agasanga yasabye nabi, yasenze nabi? Okay. Iyo usenga rero hari isengesho Yesu yatwigishije gusenga, kubanza guhesha Imana icyubahiro, kuvuga ukwifuza ubwami bw'Imana kugira ngo buze ari cyo kiwumva ushaka. Ikindi iyo usenga ikintu nabonye, kuko hari igihe nigeze kujya nsenga nabi kubera ubujiji, kubera ubwana, ubundi nkasenga nkumva birashubijwe. Iyo usenze nabi Imana yakubwira ngo no, usenze nabi ukabihindura. Rimwe nigeze gusenga, ndasenga nkora umurimo w'Imana, mbwiriza, njya mbwiriza mu ndaya, nkabwiriza abantu bajura, abantu benshi nkajya mbwiriza cyane kuko numva nanjye ubwanjye ndiho nkora cyane. Ariko nkagenda ngira ibintu mbura nkena. Noneho rimwe ndagenda ndasenga, ndavuga ngo Mana, jewe ndi umukozi nta cyuma, ndashaka nanjye kujya mu mpembe. Niba utampaye kubera yuko wabidusezeranyije, ariko noneho nk'umukozi. Ndasenga iryo sengesho, ndabyibuka narisenze ndi mu rusengero ndi jyenyine. Imana umwuka arambwira ngo no, usenze nabi, senga nk'umwana, kuko Imana igiye kukwishyuza ibyo yaguhaye byose usanga birenze imirimo wakoze. Yego. Urabyumvise? Ndavuga Mana mbabarira, nibyo koko nongera nsenga neza, none Imana iza kumpa igisubizo cy'ibyo nashakaga, ariko bitavuye yuko mvuze ngo Mana ndashaka ibi n'ibi, kandi Imana ibiguhera ku gihe, ukabona rwose ko bije mu gihe. Icyo nicyo kikwegereza Imana, bigatuma ushobora kumenya Imana neza. Arakoze cyane ku bintu tuganiriye, navuga ngo bifasha ubuzima bw'umukristo kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa uko akwiriye kwitwara, kugira ngo uko atangiye azasoze neza amahoro. Harimo gusenga, ugasenga kugira ngo uganire n'Imana, atari ukuyitegeka, ahubwo ari ugushaka ko iyo iganza mu buzima bwawe. Utubwiye kandi nanone ko tugomba kurangwa no gusoma ijambo, ariko nubwo ibyo bigeragezo biza, iryo jambo rije mu buzima bwacu, hari igihe ripimwa kugira ngo Imana ipime kwizera kwacu. Hari ibintu wakomeje kugenda utubwiraho, uvuga ko nagiye uhura n'ibigeragezo n'izo ntambara, ugasenga Imana ikakuyobora. Ni igihe ki umuntu amenya ko Imana imubwiye muri ubu buzima? Ko hari igihe rimwe ashobora kwibwira nk'ibintu wenda akabitekereza mu buryo bwe bitewe n'ibyifuzo yari afite, rimwe akahita aba, ariko ubu ngubu ushobora kuba ari Imana koko imbwiye, ugasanga wenda arakoze amakosa. Ni igihe ki rero yamenya ngo ni Imana imubwiye muri bya biyahura n'ibyo bigeragezo n'intambara, akarushaho kugenda yumva iryo jwi, nk'uko watubwiye ngo mu mutima hari ijwi rya kamere ndetse n'umwuka akenshi utuganiriza. Ni igihe ki umuntu aba agomba kumenya ngo iki gihe ni Imana imbwiye? Urakoze. Kugira ngo umenye ko ari Imana ivuze, kenshi na kenshi njya mbibonera mu bintu nk'iyo nsabye Imana nkumva bitarimo amarangamutima yanjye. Yego. Nkumva bigendana n'ijambo ry'Imana. Kandi hakabamo n'ikintu cyitwa ngo kwihangana. Yego. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi cyerekana kwizera, kuko muri uko kwihangana ibyo wakwifuje kubona hari igihe bitaboneka nk'uko ubishaka, ariko kumva kwihangana bigatuma noneho ijambo wumvise ry'Imana, niba ari amasezerano y'Imana, biba byanditse ukamenya ngo Imana yasezeranije ibi n'ibi byose rero biva muri hahandi ho kuvuga ngo kwiga ijambo